Bamwe mu bakozi bo ku bitaro bya Gatunda ndetse n'ibigo nderabuzima bishamikiye kuri ibi bitaro bavuze ko ibyo bagenzi babo bakoze muri Jenoside ari amarorerwa. Bavuze ko ari ubunyamuntu buke, ari ubunyamaswa, kandi bavuga ko biteye isoni. Aba baganga bavuze ko kuza gusura urwibutso bibahereza inshingano zo kuziba icyuho cy'abaganga bagenzi babo bitwaye nabi mu gihe cya Jenoside, bakavutsa abantu ubuzima kandi bari mu nshingano zo kuburinda. Yitwa Mukarwema Vestine, umubyaza ukorera ku bitaro bya Gatunda. Nk'uko babivuze, twagize abakozi b'ibitaro bakoze ibintu byiza, tugira abakoze ibibi mu gihe cya Jenoside kandi barigishijwe indangagaciro z'ubuforomo n'ububyaza. Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, twebwe ikintu bitwubaka cyangwa bitwibutsa nko mu rwego rw'ubuvuzi, twibuka ko ari bagenzi bacu babuze ubumuntu kandi ari bwo bari barigiye. Twebwe ubwo bumuntu tugomba kubwishakamo bisumbuye, kuko nimba ari amateka tuzi yabayeho mu 1994, tugomba kuyasigasira tukayazirikana mu mitima yacu kugira ngo mbese ntihazagire uko haca icyuho, kugira ngo twongere dusubire muri ayo mahano. Amazina nitwa Mwesigye Steven, ni Environmental Health Officer ku bitaro bya Gatunda. Tukaba twaje hano kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ikintu bidufasha bitwibutsa amateka yacu mabi, abanyarwanda bishe abandi banyarwanda bagenzi babo, bikaba bidufasha kwirinda natwe kuba twagirira bagenzi bacu nabi. Gihe iyo tuje kwibuka hano badusobanurira ububi bw'abanyarwanda bishe bagenzi babo, natwe bakatwigisha yuko umuntu atagomba kugira mugenzi we nabi. Umuyobozi w'ibitaro bya Gatunda, Lieutenant Colonel Dr Emmanuel Kayitare, yatangaje ko iki gikorwa gikorwa buri mwaka, aho baza gusura urwibutso bakiga amateka ndetse bakanaremera abaturage barokotse Jenoside. Uyu mwaka baremeye umuturage wo mu murenge wa Mimuri no mu murenge wa Katabagemu, bamuhereza inka kugira ngo inka ibafashe kwikura mu bukene ndetse no kwerekana yuko batari bonyine. Bateguye iki gikorwa, impamvu irazwi ko si ubwa mbere gikozwe. Impamvu harimo ko turi mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni igihe kizamara iminsi 100. Muri iyo minsi 100 rero tuzi ko Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nta nzego yasize. Noneho biba bibi kurushaho bijya no mu nzego z'abaganga, kandi niyo umuntu abyumva ntabwo abiha ubwenge, ntabishyikiriza ubwenge bw'uko kuba uri umuganga ushinzwe kugarura ubuzima wari ugiye kubutakaza, ukagerageza ugatanga n'ubuzima. Ko batanga ubuzima bafasha mu gutanga ubuzima, ko hari ingero nyinshi tutagiye muri rwinshi, ariko noneho aho kugira ngo utange ubuzima cyangwa ugarure ubuzima uba ugiye kubutakaza, ahubwo ukabutakaza, ukica, ugahohotera, uri umuganga, biteye isoni. Niyo mpamvu rero twatekereje turavuga, ariko natwe nk'ibitaro, kuko ni gahunda yashyizweho n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'igihugu. Ubuyobozi bw'igihugu bigera no ku rwego rw'akarere. Natwe nk'ibitaro by'akarere rero mu karere ka Nyagatare tugomba kwibuka, kandi tukwibuka twiyubaka. Iyo niyo mpamvu iyo dukoze igikorwa nk'iki, urumva abantu baba bize, kandi burya kwiga ni uguhozaho. Hari n'igihe abantu baba bari aho bibereye mu kazi kabo k'ubuvuzi, kwita ku bababaye buri munsi ijoro n'amanywa, ariko iki gikorwa ugasanga bamwe ntibabonye n'umwanya wo kwitabira nk'abandi uko bakitabira. Ikintu cy'ingenzi rero cyo kuvuga ngo noneho duhurira ahangaha, hari abahagarariye abandi, ko n'ubundi hari abari muri ako kazi. Wenda dushobora no guteganya tukavuga ngo n'abandi bajya bagira igihe bakaza kuri urwibutso bakarusura, ndetse bagakurikira n'ibi biganiro. Mwabonye ko ibiganiro bikorerwa ahangaha biri muri urwibutso, amateka,
hari icyo byigisha abantu, birongera bikabakoraho ku bwenge bwabo, bakongera bagasubiza umutima impembero, bakavuga bati buriya rero ntabwo ari ukuvura gusa, ntabwo ari ugufasha abababaye gusa, ariko tugomba no kurwanya ikibi n'igisa nacyo, tugaharanira kuba abanyarwanda, tugakuba ubumwe n'ubwiyunge, kuko hari muri abo bavuzi harimo hari abana bavuka ku bakorewe jenoside yakorewe abatutsi barokotse, harimo abiciwe, harimo ndetse n'ababigizemo uruhare cyangwa abuzukuru babo, abababariwe. Buriya mu bantu haba harimo abantu benshi, ari uwabikoze avuga ntibizongere, ari uwabikorewe biragatsindwa. Noneho bituma abantu twese tugira wa mutima umwe, ari we dushimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, atwigisha buri munsi kuba umunyarwanda, ukaba umunyarwanda nyawe uwo ari we, ku buryo tutazaraga igihugu cyacu. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliette yashimiye ibitaro bya Gatunda, by'umwihariko abaganga bagira uruhare mu koroza abaturage barokotse jenoside yakorewe abatutsi, mu kububakira amazu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo no kubagarurira icyizere. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi ni umunsi ibitaro byombi by'akarere ibya Nyagatare ndetse n'ibya Gatunda bibukiyeho. Akaba ari umunsi twongeye kuganira ku baganga batitwaye neza muri jenoside, bamwe bakoze jenoside, ndetse tukagira n'abaganga nabo bishwe mu gihe cya jenoside, ko twigiyemo byinshi, twagarutse ku mateka yacu, ariko tugaruka ku by'umwihariko ku umuganga wari ushinzwe guha abantu ubuzima, wari ushinzwe kubafasha abantu barwaye, abarwayi ahubwo umuganga akagira uruhare rwo kubasonga, akagira uruhare rwo kubica, akagira uruhare rwo kutabaha serivisi nziza. Aho twaganiriye nyuma ya jenoside ko abaganga noneho bari mu buyobozi bwiza, bayobowe neza, batojwe neza, ko bakwiye gukomeza kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda, batanga serivisi nziza, bita ku babagana, babagarurira ubuzima, nk'uko tubivuga ko umuganga ari umuntu wunganira Imana, nabo bagakomeza bakita ku murwayi, kuko byonyine ushobora kwita ku murwayi utaranamuha imiti yose ariko akishima, akaba yanakira bitewe n'uko wamwakiriye. Ubwo rero kuri uyu munsi ni umunsi twongeye no kugaruka ku ruhare abaganga barimo kugira mu kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 batishoboye, aho bagenda baboroza inka, kongera kubagarurira ubuzima, kongera kubafasha mu kurwanya igwingira n'imirire mibi, kongera kubafasha kwiteza imbere nk'umuryango, ndetse no kubakira bamwe badafite aho baba, no kubasanira amazu. Ni ingero mwagiye muhabwa, kandi tuzi ko n'ubundi buri gihe tuba turi kumwe. Hari aho ibitaro bya Nyagatare byujuje inzu y'uwarokotse jenoside wari udafite aho aba, ndetse n'ibitaro bya Gatunda bakaba banakomeje ndetse no gukomeza gutanga iby'ibanze nkenerwa mu rugo bya buri munsi. Mu kazi ka buri munsi, mu nama nyinshi bakorana n'abo bayoboye, ko urubyiruko rurimo ndetse n'abandi bakuru bakwiye gukomeza kwiga ku mateka yacu, bakwiye gukomeza kwibutswa gutanga serivisi nziza, kwibutswa kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kwibutswa kwirinda kwirebamo amoko n'aho umuntu aturuka, ahubwo bagashyira hamwe, bakagira ubumwe, nk'uko n'ubundi turi muri leta y'ubumwe, tukagira ubumwe bukaturanga hose mu kazi ka buri munsi, ku buryo ndetse tuzi ko n'urwo rubyiruko turimo kurera, n'urwo rubyiruko rurimo kuvura, ejo nabo bazaba bayoboye abandi, ejo nabo bazaba bayoboye ibitaro, nk'uko badeje bombi nabo babigarutseho. Bivuga ko nabo niho bamara amasaha menshi, bakwiye kuhigira amateka y'igihugu, bakahigira ku bana, bakahigira gutanga umusanzu ku gihugu, bakahigira kwitanga, kugira ubutwari, kugira ishyaka, kuko hari abaganga batigeze bitwara gutyo, tunabashimira cyane. Hari abaganga batijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, kandi bakomeze kubishimirwa. Hari n'abaganga ndetse muri icyo gihe n'abari bakomeretse baravurwaga, bitabwagaho,
urubyiruko rero tubereka ibyo bagenzi babo bakoze bakitandukanya n'interahamwe zicaga abarwayi, ahubwo bo bagakomeza gusigasira ubuzima bw'abantu, bakaba banakomeje. Kandi mwabibonye ko mu buhamya byagarutsweho ko hari abaganga bitaye ku bantu bakabafasha, abaganga bose ko batagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ikindi nk'urubyiruko ruri muri ibi bigo twabibukije nanone ko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bakibakeneye, kuko bamwe bashinzwe gukurikirana ibibazo by'ihungabana, abandi bashinzwe by'umwihariko kujya inama ku kijyanye n'imitekerereze, ko bakomeza bagashyiramo imbaraga, tugafatanya twese kugira ngo dukomeze gufasha abarokotse jenoside bagihura n'ibibazo, kandi tukabereka ko igihugu cyacu ari igihugu cyiza, ari igihugu kiyobowe neza, ko dukwiye gukomeza gutera ikirenge mu cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo dukomeze tugire igihugu gitekanye, igihugu kitarangwamo amacakubiri, igihugu giha agaciro umunyarwanda wese, kandi bwa bumwe bukagaragara, tukahakura n'imbaraga zo gukomeza gukorera igihugu no kwereka urubyiruko rw'ejo hazaza ko nabo bakwiye gukomeza muri uwo mucyo.